Ezawu arwara inzika umuvandimwe we Yakobo amuziza ko se yamuhaye umugisha. Yaribwiye ati data ari hafi gupfa, ibyo kumushyingura nibirangira nzahita nica Yakobo. Rebeka amenye imigambi ya Ezawu umuhungu we w'imfura, ahamagara Yakobo aramubwira ati dore umuvandimwe wawe Ezawu agiye kwihimura kwica. None mwana wanjye umva icyo nkubwira, hungira kwa musaza wanjye Labani utuye i Harani. Uzabugumyo kugeza igihe Ezawu azashirira uburakari akibagirwa ibyo wamugiriye, nibwo nzagutuma ugaruke. Sinifuza kubaburira icyarimwe. Aburahamu na Sara bakira abashyitsi. Uhoraho abonekera Aburahamu hafi y'ibiti by'inganzamarumbu bya Mamure. Aburahamu yari yicaye ku muryango w'ihema rye kubera izuba ryinshi. Akebutse abona abagabo batatu bahagaze hafi aho, arahaguruka yiruka ajya kubasanganira, abikubita imbere, aravuga ati nyakubahwa ndi umugaragu wawe, ndagusabye ngo ye gutambuka utageze iwanjye. Nibazana amazi mwoga ibirenge muruhukire munsi y'iki giti, nanjye ngiye kubazanira amazimano mufungure, mune gukomeza urugendo, ntimwanyura iwanjye ngo mugenderaho. Baramubwira bati turabyemeye. Aburahamu yihutira mu ihema rye, asanga Sara aramubwira ati gira vuba ufate ifu nyinshi kandi nziza ubakorera imigati. Hanyuma Aburahamu yirukira mu nka, atoranyamo ikimasa cyiza cy'umushishe, agiha umugaragu we nawe yihutira kukibaga. Inyama zimaze gushya, Aburahamu azizanira abashyitsi hamwe n'amata y'ikivuguto n'ay'inshyushyu, maze we ahagarara hafi yabo munsi y'igiti igihe bafungura. Nuko baramubaza bati umugore wawe Sara ari he? Arasubiza atari mu ihema. Umwe muri bo aravuga ati undi mwaka iki gihe nzagaruka iwawe, kandi umugore wawe Sara azaba yarabyaye umwana w'umuhungu. Ubwo Sara yarumvaga kuko yari inyuma ya Aburahamu mu muryango w'ihema. Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara yari yaracutse. Nuko asekera mu mutima yibwira ati ko maze gukecura n'umutware wanjye akaba ashaje cyane, uwo munezero nawukura he? Uhoraho abaza Aburahamu ati Sara ashekejwe n'iki? Kuki atemera ko azabyara ashaje? Mbese hari ikintu cyananira? Undi mwaka iki gihe nzagaruka iwawe, kandi Sara azaba yarabyaye umwana w'umuhungu. Sara agira ubwoba maze arahakana ati sinigeze nseka. Uhoraho ati nyamara wasetse. Aburahamu asabira abanyasodoma. Nuko babagabo barahaguruka bakomeza urugendo berekeza i Sodoma. Aburahamu arabaherekeza. Uhoraho aribwira ati sinahisha Aburahamu icyo ngiye gukora. Dore Aburahamu azakomokaho n'ubwoko bukomeye, kandi amahanga yose yo ku isi niwe azaherwamo umugisha. Namutoranyije kugira ngo azategeke abahungu be n'abazamukomokaho kunyumvira no kuba intungane no gukurikiza ubutabera. Nibabigenza batyo nzamusohoreza ibyo namusezeraniye. Maze Uhoraho abwira Aburahamu ati abatuye i Sodoma n'i Gomora barega ubutitsa ko ibyaha byabo byarenze ihaniro. None ngiyeyo ndebe niba ibyo baregwa ari byo cyangwa ko bidafite ishingiro. Babiri muri abo bagabo bakomeza kugenda berekeje i Sodoma, naho Uhoraho asigarana na Aburahamu. Aburahamu aramubaza ati mbese warimburana intungane n'abagome? Habaye hari intungane 50 mu mujyi wa Sodoma, mbese wawurimbura? Mbese ntiwawugirira imbabazi kubera izo ntungane 50? Ntibikabeho ngo wicane intungane n'abagome, ntibikabaho ngo ucire intungane urw'abagome. Uri umucamanza w'isi yose ntiwarenganya. Uhoraho aramusubiza ati ninsanga mu mujyi wa Sodoma hari intungane 50, nzawugirira imbabazi kubera izo ntungane 50. Aburahamu arongera ati nyagasani mpangaye kuvugana nawe nubwo ndi umukungugu n'ivu. Mbese ku ntungane 50 nihaburaho 5, uzarimbura umujyi wose kubera abantu 5 babuze? Uhoraho aramusubiza ati nimpasanga intungane 45 sinzawurimbura. Aburahamu arongera ati none se ntihabonekamo 40? Uhoraho aramusubiza ati sinzawurimbura kubera intungane 40. Aburahamu arongera ati nyagasani ntundakare nongere nkubaze, bizagenda bite nihaboneka 30? Uhoraho aramusubiza
ati sinzawurimbura nimpasanga intungane 30. Aburahamu arakomeza ati nyagasani nongeye guhangara kukubaza, none se habonetse 20? Uhoraho aramusubiza ati sinzawurimbura kubera intungane 20. Aburahamu arongera ati nyagasani ntundakarire ureke mvuge rimwe gusa, bizagenda bite nihaboneka 10 gusa? Uhoraho aramusubiza ati sinzawurimbura kubera intungane 10. Uhoraho amaze kuvugana nawe akomeza urugendo, Aburahamu arataha. Intangiriro igice cya 19. Ibyaha by'abanyasodoma. Marayika babiri bagira i Sodoma nimugoroba, ubwo Loti yari yicaye aho binjirira mu mujyi. Loti ababonye arahaguruka ajya kubasanganira, yikubita hasi imbere yabo yubamye. Arababwira ati banyakubahwa nimuzi wanjye mbacumbikire, mushobora koga ibirenge mukaruhuka, maze ejo mu gitondo mugakomeza urugendo. Baramuhakanira batoya turirarira hanze, ariko Loti akomeje kubinginga barabyemera bajyana iwe mu nzu. Abatekeshereza ibyo kurya, abokeshereza n'imigati idasembuye barafungura. Batararyama, abagabo bo mu mujyi, abasore n'abasaza, mbese abagabo bose b'i Sodoma baraza bagota inzu. Nuko bahamagara Loti baramubaza bati abagabo baje iwawe iri joro bari hehe? Basohore tubasambanye. Loti asohoka bagana afungira urugi inyuma, arababwira ati bagenzi banjye ntimukore iryo shyano, ahubwo mureke mbazanira abakobwa banjye 2 b'amasugi, mubagenze uko mushaka, ariko abo bagabo mubihorere kuko ari abashyitsi banjye. Baramusubiza bati have tubise wa munyamahanga we, ni wowe utubwiriza ibyo tugomba gukora iwacu? Basohore tutarakugirira nabi kurusha uko twayibagirira. Nuko bahutaza Loti begera urugi ngo barumene, ariko abagabo 2 basingira Loti bamusubiza mu nzu barakinga. Nuko bateza ubuhumyi b'abantu bose bari bagusa inzu, ari abasore ari n'abasaza, ntibashobora kubona umuryango. Loti ava muri Sodoma. Abagabo 2 babaza Loti bati mbese hari abandi bantu ufite ino, abahungu cyangwa abakobwa cyangwa abakwe cyangwa se abandi mufitanye isano? Niba bahari ubakure muri uyu mujyi ko tugiye kurimbura. Abanyasodoma barega ubutitsa, none Uhoraho yatwohereje kurimbura uyu mujyi. Loti niko gusohoka abwira bari bagiye kurongora abakobwa be ati nimuhaguruke muhunge kuko Uhoraho agiye kurimbura uyu mujyi. Ariko babigira ibikino. Umuseke ukebye, marayika batota Loti bati nimuhaguruke bwangu, wowe n'umugore wawe n'abakobwa bawe 2 muri kumwe, nimuhunge mutarimburanwa n'uyu mujyi. Loti azaririye, baramukura we n'umugore we n'abakobwa be 2 babajyana hanze y'umujyi, kuko Uhoraho yari yagiriye Loti impuhwe. Bamaze kubakura mu mujyi, umwe mu bamarayika ategeka Loti ati hunga udapfa, nturebe inyuma kandi ntugire aho uhagarara mu kibaya cyose, hungira mu misozi utarimbuka. Ariko Loti aramubwira ati ko bidashoboka se nyakubahwa, dore jyewe umugaragu wawe wanyitayeho ungirira neza cyane kandi unkiza kurimbuka, ariko ndatinya ko ntabasha kugera ku misozi icyago kitaransinda mu nzira. Dore uriya mujyi mutoya uri hafi ku buryo nabasha kuwuhungiramo, uwihorere kuko ari muto cyane maze mpungireyo ndokoke. Aramusubiza ati nongeye kukwemerera ibyo unsabye, uriya mujyi ndawihorera. Ngaho ihute uhungireyo kuko ntacyo nshobora gukora utaragerayo. Uwo mujyi wahimbwe Sowari kubera ko Loti yavuze ko ari mutoya. Sodoma na Gomora birimbuka. Loti yagezeyo izuba rirashe, nuko Uhoraho agusha kuri Sodoma na Gomora amazuku n'umuriro bivuye mu ijuru, atsemba iyo migi n'abayituyemo bose n'ikibaya cyose n'ibimera byaho byose. Umugore wa Loti arebye inyuma ahinduka inkingi y'umunyu. Muri icyo gitondo Aburahamu yasubiye aho yavuganiraga n'Uhoraho, yerekeza amaso i Sodoma n'i Gomora no ku kibaya hose, abona hacucumuka umwotsi mwinshi cyane. Igihe Imana yarimburaga imigi Loti yari atuyemo, yatumye arokoka ibigiriye Aburahamu. Loti n'abakobwa be.
Loti yatinye kuguma i Sowari, azamukana n'abakobwa be babiri bajya mu misozi bibera mu buvumo. Umukobwa we w'imfura abwira murumuna we ati dore data atangiye gusaza, kandi mu gihugu cyose nta mugabo uhari ngo turyamane. Reka tumuhe divayi asinde, maze turyamane tumucikure. Nuko iryo joro batereka se divayi arasinda. Umukuru aryamana nawe, ariko se ntiyamenye uko byagenze kubera gusinda. Bukeye umukuru abwira murumuna we ati naraye ndyamanye na data, none iri joro twongere tumuhe divayi, maze nawe uryamane nawe, bityo tumucikure. Iryo joro barongera batereka se divayi arasinda, umuto nawe bararyamana, nabwo se ntiyamenya uko byagenze kubera gusinda. Uko niko Loti yateye abakobwa be bombi inda. Umukuru abyara umuhungu amwita Mowabu, niwe sekuruza w'Abamowabu bakiriho kugeza n'ubu. Umuto nawe abyara umuhungu amwita Benami, niwe sekuruza w'Abamoni, nabo bakiriho kugeza n'ubu. Intangiriro igice cya 20. Aburahamu na Abimeleki. Aburahamu yimuka i Heburoni ajya mu majyepfo ya Kanani, atura hagati ya Kadeshi na Shuru, hanyuma ajya kuba i Gerari. Aburahamu yavuze ko umugore we Sara ari mushiki we, maze Abimeleki umwami w'i Gerari atumiza Sara. Nijoro Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi iramubwira iti urapfa kuko umugore watwaye afite umugabo. Abimeleki yari ataramwegera, niko kuvuga ati nyagasani urampora iki ko ndi umwere? Ibyo nakoze nabikoranye umutima utaryarya, kuko uwo mugabo yambwiye ko ari mushiki we, n'uwo mugore arabyemeza. Muri izo nzozi Imana iramusubiza iti ni koko ndabizi ibyo wakoze wabigiranye umutima utaryarya, nicyo cyatumye nanjye nkubuza kumwegera utancumuraho. Noneho rero subiza uwo mugabo umugore we, kuko ari umuhanuzi, azagusabira ubeho. Ariko nutamumusubiza umenye ko uzapfana n'abawe bose. Mu gitondo Abimeleki ahamagara ibyegera bye byose, abitekereza ibyo Imana yamubwiriye mu nzozi byose, bituma ibyo byegera bigira ubwoba cyane. Abimeleki atumiza Aburahamu, aramubaza ati kuki waduhemukiye? Nagutwaye iki cyatumye ujye n'igihugu cyanjye uduteza icyago gikomeye gitya? Wankoreye ibidakorwa, washakaga kugera kuki? Aburahamu aramusubiza ati nibwiraga ko abantu bino batubaha Imana, maze ntinya ko banziza umugore wanjye. Erega ni na mushiki wanjye koko, nubwo namurongoye. Dusangiye data, ariko ntidusangiye mama. Ubwo Imana yantegekaga kuva iwacu numvikanye na Sara, nti niba unkunda ujye uvuga ko ndi musaza wawe aho tuzajya tujya hose. Abimeleki ategeka ko bazana imikumbi n'amashyo n'abagaragu n'abaja, abiha Aburahamu, amusubiza n'umugore we Sara. Abwira Aburahamu ati dore igihugu cyanjye ngiki, uzatura aho uzashaka hose. Abwira na Sara ati dore mpaye musaza wawe ibikoroto 1000 by'ifeza, maze bibere abo muri kumwe ikimenyetso cy'uko uri umwere, bityo nta uzagushyiraho umugayo. Uhoraho yari yarateje ubugumba abagore bose bo mu rugo rwa Abimeleki, abahora Sara umugore wa Aburahamu. Nuko Aburahamu asaba Imana ikiza Abimeleki, kandi umugore we n'abaja be ibakiza ubugumba. Intangiriro igice cya 21. Ivuka rya Izaki. Uhoraho yahaye Sara umugisha, amugenzereza nk'uko yabisezeranye. Sara asamya inda, abyarira Aburahamu umuhungu mu gihe Imana yari yaramubwiye, kandi Aburahamu yari umusaza. Uwo muhungu yabyaranye na Sara, Aburahamu amwita Izaki, amukeba amaze iminsi 8 avutse, nk'uko Imana yabimutegetse. Intangiriro igice cya 23. Urupfu n'ihambwa bya Sara. Sara yamaze imyaka 127 agwa i Kiriyati Aruba, ariyo Heburoni mu gihugu cya Kanani. Aburahamu aramurira araboroga, hanyuma arahaguruka, umurambo w'umugore we usigaraho, ajya kuvugana n'Abaheti.
arababwira ati, dore ndi umushyitsi n'umwimukira iwanyu, nimungurishe aho nshyingura umurambo w'umugore wanjye. Abaheti basubiza Aburahamu bati, umva nyakubahwa, Imana yakugize igikomangoma muri twe, none wihitiremo mu mva twateguye iyo ushaka ushyinguremo umurambo w'umugore wawe, nta n'umwe muri twe wakwima imva. Aburahamu arahaguruka yunamira abo baheti bari batuye ako karere, arababwira ati, niba mwemera ko mpamba umurambo w'umugore wanjye, nimunsabire Efuroni mwene Sohari angurisha ubuvumo bwe bw'i Makipela buri ku rubibi rw'umurima we. Ndamuhera imbere yanyu igiciro kibukwiriye, maze bubirimbi nzajya mpambamo. Efuroni w'umuheti yari yicaranye na bene wabo ku irembo rya Heburoni. Nuko asubiza Aburahamu mu ruhame ati, umva nyakubahwa, ubwo buvumo ndabuguhaye, ndetse n'umurima burimo mbiguhereye imbere ya bene wacu. Genda ushyingure umurambo w'umugore wawe. Aburahamu arongera yunamira abo baheti, abwira Efuroni imbere yabo ati, ndakwinginze nanjye unyumve, reka nkwishyure igiciro cy'uwo murima, maze mpishyingure umurambo w'umugore wanjye. Efuroni aramusubiza ati, umva nyakubahwa, umurima w'ibikoroto 400 by'ifeza ntiwaduteranya. Genda ushyingure umurambo w'umugore wawe. Aburahamu abyumvise abari imbere y'abaheti ibikoroto 400 Efuroni yari yavuze. Byari ibikoroto by'ifeza byakoreshwaga mu bucuruzi. Nuko umurima wa Efuroni wari i Makipela hafi y'Mamure, n'ubuvumo burimo n'ibiti byose byari biwuzitiye bigurishwa Aburahamu bibibye. Abaheti bose bari ku irembo ry'umujyi barabibonye. Nyuma y'ibyo Aburahamu ashyingura umugore we Sara mu buvumo bwo mu murima w'i Makipela hafi y'Mamure, ni mu majyaruguru y'i Heburoni mu gihugu cya Kanani. Uko niko abaheti bagurishije umurima n'ubuvumo bwarimo bibirimbi rya Aburahamu. Intangiriro igice cya 24. Izaki arambagirizwa umugeni. Aburahamu yari ashaje cyane, kandi Uhoraho yari yaramuhaye umugisha muri byose. Aburahamu abwira umugaragu we mukuru wari ushinzwe ibyo byose ati, shyira ikiganza cyawe munsi y'ikibero cyanjye, urahira Uhoraho Imana nyir'ijuru n'isi kutazashakira umuhungu wanjye umugeni mu bakobwa b'Abanyakanani dutuyemo, ahubwo uzajye mu gihugu cyacu muri bene wacu, aba ariho ushakira umuhungu wanjye Izaki umugeni. Umugaragu aramubaza ati, mbese uwo mugeni natemera ko tuzana muri iki gihugu, nzajyana umuhungu wawe mu gihugu wavuyemo? Aburahamu aramusubiza ati, uramenye ntuzamujyaneyo. Uhoraho Imana nyir'ijuru wamvanye mu nzu ya data no mu gihugu cya bene wacu, yarandahiye ati, iki gihugu nzagiha abazagukomokaho. Bityo azohereza umumarayika we agushoboze kubonera umuhungu wanjye umugeni muri bene wacu. Umugeni natemera ko muzana, uzaba ubaye umwere wo kudasohoza icyo warahiye. Icyakora ntuzajyaneyo umwana wanjye. Nuko uwo mugaragu ashyira ikiganza munsi y'ikibero cya shebuja Aburahamu, arabimurahira. Umugaragu afata ingamiya 10 mu za shebuja, afata no ku bintu byiza shebuja yari atunze, aragenda ajya mu mujyi Nahori yari atuyemo mu majyaruguru ya Mesopotamiya. Nimugoroba igihe abagore bajya kuvoma, nibwo yari ageze ku iriba riri hanze y'uwo mujyi, ahabyagiza ingamiya ze. Nuko arasenga ati, Uhoraho Mana ya databuja Aburahamu, mugirira ubuntu nshoboze gusohoza neza umurimo nshinzwe. Dore mpagaze ku iriba, kandi abakobwa bo mu mujyi bagiye kuza kuvoma. Ndasaba umwe muri bo ngo nywere ku kibindi cye. Nansubiza ati, ngaho nywa, ndetse nduhira n'ingamiya zawe, aba ari we watoranyirije umugaragu wawe Izaki. Nibigenda bityo, bibumenye ko ugiriye ubuntu databuja. Agisenga, umukobwa asohoka mu mujyi atwaye ikibindi ku rutugu. Yari Rebeka mwene Betuweli. Betuweli uwo niwe Milika yabyaranye na Nahori murumuna wa Aburahamu. Rebeka yari mwiza cyane, kandi yari akiri isugi. Aramanuka ajya mu iriba, yuzuza ikibindi cye, arazamuka. Umugaragu yirukanka amusanga, aramubwira ati, ndagusabye ureke nsome ku mazi yo mu kibindi cyawe.
Ako kanya umukobwa acisha bugufi ikibindi aramubwira ati ngaho nywa ushira inyota. Amaze kumuha amazi aramubwira ati reka mvomere n'ingamiya zawe nzuhire kugeza ubwo zikuye. Niko gusuka amazi mu kibumbiro, yongera gusubira ku iriba yiruka, akomeza kuhira ingamiya zose. Uwo mugabo agumya kumwitegereza yicecekeye ngo arebe ko Uhoraho yamuhaye urugendo ruhire. Ingamiya zikutse, uwo mugabo akura mu mufuka w'impeta yo ku zuru ikozwe mu izahabu ifite uburemere bwa garama 5 n'ibikomo 2 by'izahabu bifite uburemere bwa garama 100. Nuko aramubaza ati uri mwene nde? Rebeka aramusubiza ati ni mwene Betuweli Nahori yabyaranye na Milika. Umugaragu arongera aramubaza ati ese hari icumbi twabona iwanyu? Aramusubiza ati ye, yaboneka, ndetse hari n'icyariye n'ubwatsi bwinshi bw'amatungo. Nuko uwo mugabo arapfukama aramya Uhoraho ati ntihasingizwe Uhoraho Imana ya databuja Aburahamu, utarigeze ahwema kumwitaho no kumugirira ubuntu. Uhoraho yanyoboye kwa bene wabo wa databuja. Umukobwa ariruka ajya kubwira abari mu nzu ya nyina ibyamubayeho. Labani musaza wa Rebeka byumvise, asohoka yiruka ngo asange wa mugabo ku iriba. Labani yari yabonye impeta n'ibikomo mushiki we yari yambaye, yari yumvise anasobanura ibyo uwo mugabo yamubwiye. Niko gusanga wa mugabo ku iriba ahagaze iruhande rw'ingamiya ze. Labani aramubwira ati yewe wahiriwe n'Uhoraho, wiguma hanze, ngwino tujye imuhira. Natunganyije icumbi naho ingamiya ziri burare. Uwo mugabo yinjira mu nzu, maze bururutsa imitwaro ku ngamiya barazisasira, baziha n'ubwatsi. Uwo mugabo n'abari bamuherekeje bahabwa amazi yo koga ibirenge, babazanira n'amafunguro, ariko uwo mugabo aravuga ati simfungura ntaravuga ikingenza. Labani aramusubiza ati tuguhaye ijambo. Arababwira ati ndi umugaragu wa Aburahamu. Uhoraho yahaye databuja imigisha myinshi, arakomera cyane. Yamuhaye imikumbi n'amashyo n'ingamiya n'indogobe n'ifeza n'izahabu, amuha n'abagaragu n'abaja. Sara muka databuja nubwo yari umukecuru, babyaranye umwana w'umuhungu, ari nawe databuja yaraze ibyo atunze byose. Databuja yarandahije ati ntuzashakire umuhungu wanjye umugeni wo mu Banyakanani ntuyemo, ahubwo uzajye kumushakira umugeni wacu muri bene wacu. Nuko ndamubaza nti nakora iki uwo mugeni atemeye ko tuzana? Aransubiza ati Uhoraho mpora numvira azohereza umumarayika we aguherekeze ugire urugendo ruhire, bityo uzashobora gushakira umuhungu wanjye umugeni wacu muri bene wacu, uba ushohoje icyo wandahiye. Nubwo bamukwima uzaba ubaye umwere. Uyu munsi nageze ku iriba ndasenga ati Uhoraho Mana ya databuja Aburahamu, mpa gusohoza neza umurimo nshinzwe muri uru rugendo. Dore mpagaze ku iriba, ndaza gusaba umwe mu bakobwa bari buze kuvoma ngo ampe gusoma ku mazi yo mu kibindi cye. Nansubiza ati ngaho nywa, ndetse nduhira n'ingamiya zawe, azaba ari we watoranyirije mwene databuja. Ngisenga bucece, Rebeka abasohotse mu mujyi atwaye ikibindi ku rutugu, aramanuka ajya mu iriba aravoma. Maze ndamubwira nti mpa amazi yo kunywa. Ako kanya acisha bugufi ikibindi, arambwira ati ngaho nywa kandi nduhira n'ingamiya zawe. Nanyoye kandi yuhira n'ingamiya. Namubajije nturi mwene nde? Aransubiza ati ni mwene Betuweli Nahori yabyaranye na Milika. Nuko mwambika impeta ku zuru, mwambika n'ibikomo ku maboko. Hanyuma ndapfukama ndamya Uhoraho Imana ya databuja Aburahamu, nsingiza Uhoraho we wanyoboye neza nkabona umugeni wa mwene databuja kwa bene wabo. None rero nimushaka kuba abanyamurava mukagira databuja neza mumbwire, nimutabishaka nabwo mubimbwire ndebe ukundi nabigenza. Labani na Betuweli baramusubiza bati ibyo byakozwe n'Uhoraho nta kindi twabivugaho. Dore Rebeka nguyu mujyane abe umugore wa mwene shobuja nk'uko Uhoraho yabyerekanye. Umugaragu wa Aburahamu yumvise ayo magambo, yikubita hasi yubamye aramya Uhoraho. Nuko aha Rebeka ibintu bikozwe mu izahabu no mu ifeza, amuha n'imyambaro. Musaza we na nyina nabo abaha impano.
hanyuma we n'abagabo bamuherekeje barafungura bararuhuka. Bukeye bamaze kubyuka, uwo mugabo abwira bene urugo ati nimunsezerere nsubire kwa databuja. Labani na nyina baramusubiza bati reka umukobwa bagumye hano nk'iminsi 10 muzabone kujyana. Arabasubiza ati mwinkerereza, dore Uhoraho yampaye urugendo ruhire, nimureke ntahe nsubire kwa databuja. Nabo bati reka duhamagare umukobwa twumve icyo abivugaho. Nuko bahamagara Rebeka baramubaza bati ese urahita ujyana n'uyu mugabo? Arabasubiza ati turajyana. Nuko basezera kuri Rebeka, ajyana n'umuja wamureze n'umugaragu wa Aburahamu n'abaje bamuherekeje. Bene wa Rebeka bamwifuriza umugisha bati mushiki wacu uzakomokweho n'abantu 1000 bitabarika, urubyaro rwawe ruzatsinda abanzi. Rebeka n'abaja be bicara ku ngamiya bajyana n'umugaragu wa Aburahamu. Icyo gihe Izaki yaravuye ku iriba rya Nyirubuzima ndeba ajya gutura mu majyepfo y'igihugu cya Kanani. Nimugoroba Izaki yatemberaga ku gasozi abona ingamiya ziza zimusanga. Rebeka amubonye ava ku ngamiya abaza umugaragu wa Aburahamu aturiya mugabo uri ku gasozi uje hano ninde? Umugaragu aramusubiza ati ni databuja. Nuko Rebeka yitwikira umwenda mu maso. Umugaragu atekereza Izaki ibyo yakoze byose. Izaki ajyana Rebeka mu ihema ryari irya nyina Sara, aramurongora aramukundwakaza. Bityo Izaki yibagirwa urupfu rwa nyina. Intangiriro igice cya 25. Abandi bakomoka kuri Aburahamu. Aburahamu yashatse undi mugore witwaga Ketura, babyarana Zimurani na Yokishani na Medani na Midiyani na Ishibaki na Shuwa. Yokishani abyara Sheba na Dedani. Dedani akomokwaho n'Abashuri n'Abaretushi n'Abarewumi. Bene Midiyani ni Eifa na Eferi na Hanoki na Abida na Elida. Abo bose bakomotse kuri Ketura. Aburahamu yarazi Izaki ibyo yaratunze byose, ariko abana b'inshoreke ze nabo yari yarabahaye iminani akiriho, abohereza gutura mu karere k'iburasirazuba kugira ngo batandukane na Izaki. Urupfu rwa Aburahamu. Aburahamu yaramye imyaka 175, yashaje neza ageze mu zabukuru, hanyuma aratabaruka. Abahungu be Izaki na Ishimayeli bamushyingura muri bwa buvumo bw'i Makipera buri mu murima wahoze ari uwa Efuroni mwene Sohari w'umuheti. Uwo murima uri hafi y'Imamure, ukaba ari wa wundi Aburahamu yari yaraguze n'Abaheti. Aho niho Aburahamu n'umugore we Sara bashyinguwe. Aburahamu amaze gupfa, Imana iha umugisha umuhungu Izaki. Izaki yaratuye hafi y'iriba rya Nyirubuzima ndeba. Abakomoka kuri Ishimayeli. Dore abakomoka kuri Ishimayeli, uwo Hagari umunyamisirikazi umuja wa Sara yabyaranye na Aburahamu. Ngaya amazina y'abahungu ba Ishimayeli uko bakurikirana. Imfura ye ni Nebayoti, agakurikirwa na Kedari na Adiberi na Mibusamu na Mishuma na Duma na Masa na Hadadi na Tema na Yeturi na Nafishi na Kedema. Abo bene Ishimayeli babaye basekuruza b'amoko 12. Ni nabo bitiriwe aho bari batuye n'aho bari babambye amahema. Ishimayeli yabayeho imyaka 137 hanyuma aratabaruka. Abishimayeli bari batuye mu ntara iri hagati ya Havira na Shuru mu burasirazuba bwa Misiri ugana Shuru. Batuye ahitaruye abandi bakomoka kuri Aburahamu. Ivuka rya Ezawu na Yakobo. Dore amateka ya Izaki mwene Aburahamu. Izaki amaze imyaka 40 avutse, arongora Rebeka umukobwa wa Betuweli w'umunyasiriya wo mu majyaruguru ya Mesopotamiya, akaba na mushiki wa Labani w'umunyasiriya. Rebeka yari ingumba, maze Izaki atakambira Uhoraho, Uhoraho aramwumva. Rebeka asama inda y'impanga. Abana bataravuka yumva baragundagurana, aribaza ati ibi ni ibiki? Nibwo agiye kubaza Uhoraho ibyo ari byo. Uhoraho aramusubiza ati inda yawe irimo impanga,
hazaturukamo amoko abiri atumvikana, ubwoko bumwe buzarusha ubundi gukomera, gakuru azaba umugaragu wa gato. Igihe kigeze Rebeka abyara impanga. Gakuru avuka ajya gutukura afite ubwoya bwinshi ku mubiri wose, bamwita Ezawu. Hakurikiraho gato avuka afashe agatsinsino ka Ezawu, bamwita Yakobo. Icyo gihe Izaki yari amaze imyaka 60 avutse. Ezawu agurisha ubutware bwe. Abo bahungu barakura. Ezawu aba umuhigi kabuhariwe wirirwa ku gasozi, Yakobo we yari umuntu utuje wirirwa imuhira. Izaki yakundaga inyama z'umuhigo, bituma atonesha Ezawu, Rebeka we atonesha Yakobo. Umunsi umwe Ezawu yavuye guhiga ashonje, asanga Yakobo atetse isupu y'ibishyimbo, aramubwira ati ndashonje cyane, mpa kuri iyo supu itukura utetse. Nicyo cyatumye bamuhimba Edomu. Yakobo aramusubiza ati banza nk'ubutware bwawe bw'umwana w'imfura. Ezawu aramubwira ati ese ko ngiye kwicwa n'inzara, ubu butware buzamarira iki? Yakobo aramubwira ati ngaho rahira ko mpaye ubutware bwawe. Ko Ezawu ararahira, agurisha Yakobo ubutware bwe. Yakobo aheza umugati n'isupu y'ibishyimbo. Ezawu ararya, aranywa, arangije aragenda. Uko niko Ezawu yasuzuguye ubutware bwe bw'umwana w'imfura. Intangiriro igice cya 26. Izaki asohokera i Gerari. Mu gihugu hateye indi nzara itari yo mu gihe cya Aburahamu. Izaki asohokera i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisiti. Uhoraho yari yarabonekeye Izaki aramubwira ati ntuzajye mu Misiri, ahubwo uzagume muri iki gihugu, nzakwereka aho utura. Guma muri iki gihugu, nzabana nawe kandi nzaguha umugisha. Wowe n'abazagukomokaho nzabaha iki gihugu cyose nk'uko nabirahiye so Aburahamu. Nzagwiza abazagukomokaho bangane n'inyenyeri zo ku ijuru, kandi nzabaha iki gihugu cyose. Amahanga yose yo ku isi azaherwa umugisha mu rubyaro rwawe. Nzaguha umugisha kubera ko so Aburahamu yanyumviye, agakora ibyo nshaka, agakurikiza amabwiriza n'amateka n'amategeko namuhaye. Nuko Izaki ajya gutura i Gerari. Abaturage baho baza kumubaza icyo apfana na Rebeka, arabasubiza ati ni mushiki wanjye. Izaki ntiyatinyutse kuvuga ko ari umugore we, kuko yibwiraga ko abaturage bamuziza Rebeka kubera uburanga bwe. Hashize iminsi, Abimeleki umwami w'Abafilisiti arebeye mu idirishya, arabuka Izaki akinisha umugore we Rebeka. Abimeleki atumiza Izaki aramubaza ati kuki watubeshye ngo Rebeka ni mushiki wawe, none bikaba bigaragara ko ari umugore wawe? Izaki aramusubiza ati natinyaga ko bamunziza. Abimeleki aramubwira ati waraduhemukiye. Koko iyo hagira umwe wo muri kuryamana n'umugore wawe, ntiwari kuba uduteje gucumura? Nuko Abimeleki yihanangiriza abantu be, atuzagira icyo atwara uyu mugabo cyangwa umugore we azicwa. Uwo mwaka Izaki arahinga, yeza ibingana n'ibyo yabibye inshuro 100, kubera ko Uhoraho yamuhaye umugisha. Izaki arakomera, agira ubutunzi bwinshi, kugeza ubwo yabaye umukire cyane. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi, bituma Abafilisiti bamugirira ishyari. Impaka zatewe n'amariba. Amariba yose abagaragu ba Aburahamu bari barafukuye akiriho, Abafilisiti bari barayasibye bayuzuzamo ibitaka. Abimeleki abwira Izaki ati jya gutura ahandi kuko umaze gukomera cyane. Nuko Izaki arimuka, ashinga amahema mu kibaya cy'i Gerari. Asibuza amariba yafukuwe se akiriho, amwe Abafilisiti bari barasibye Aburahamu amaze gupfa. Ayita nk'uko se yari yarayise. Abagaragu ba Izaki bafukura muri icyo kibaya, bahasanga iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'i Gerari babwira ba Izaki bati ayo mazi ni ayacu. Bityo baratongana bagira impaka, nicyo cyatumye Izaki yita iryo riba Eseki. Bafukura irindi riba naryo bararitonganira, nicyo cyatumye Izaki aryita Sitina. Naho arahava afukura irindi riba, ryo ntibaritonganira, aryita Rehoboti, kuko yavugaga ati noneho Uhoraho adushyize ahagute tuzahatungira.
Hashize igihe avayo ajya i Berisheba. Iryo joro Uhoraho aramubonekera aramubwira ati, ndi Imana ya Aburahamu, witinya kuko ndi kumwe nawe. Nzaguha umugisha ngwize abazagukomokaho mbigiriye umugaragu wanjye Aburahamu. Izaki ahubaka urutambiro aramya Uhoraho, ahashinga amahema n'abagaragu be bahafukura iriba. Izaki agirana na Abimeleki isezerano ry'amahoro. Abimeleki n'umujyanama wa Huzati n'umutware w'ingabo ze Pikori bava i Gerari bajya kubonana na Izaki. Izaki arababaza ati, muzanywe n'iki kundeba kandi mwaranyanze mukamenesha? Baramusubiza bati, twabonye yuko Uhoraho ari kumwe nawe, bituma twifuza kugirana nawe isezerano ry'amahoro. Turahire ko utazagira icyo dutwara nk'uko natwe ntacyo twagutwaye. Twakugiriye neza tugusezerera amahoro, kandi uhereye ubwo Uhoraho yaguhaye umugisha. Izaki arabazimanira, bararya baranywa. Barazinduka bagirana amasezerano, bayahamisha indahiro, maze Izaki arabasezerera bava iw'amahoro. Uwo munsi abagaragu be baza kumubwira ko bafukuye iriba ririmo amazi, aryita Sheba. Niyo mpamvu uwo mujyi witwa Berisheba kugeza n'ubu. Abagore ba Ezawu. Ezawu amaze imyaka 40 avutse, arongora abagore babiri b'Abahetikazi, ari bo Yudita umukobwa wa Beri na Basemati umukobwa wa Eloni. Abo bagore bateye agahinda Izaki na Rebeka. Ntangiriro igice cya 27. Yakobo ahabwa umugisha wari ugenewe Ezawu. Izaki ageze mu zabukuru arahuma. Umunsi umwe ahamagara Ezawu umuhungu we w'imfura ati, mwana wanjye. Ezawu aramusubiza ati, karame. Izaki aramubwira ati, dore ndashaje kandi sinzi igihe nzapfira. Fata umuheto wawe n'imyambi ujye mu ishyamba, maze umpigire umuhigo. Hanyuma untekere inyama ziryoshye nk'uko nzikunda, uzinzane nzirye mbone kuguha umugisha ntarapfa. Igihe Izaki yavuganaga n'umuhungu we Ezawu, Rebeka yarumvaga. Ezawu ajya mu ishyamba guhiga, maze Rebeka abwira umuhungu we Yakobo ati, numvise so abwira Ezawu mukuru wawe ati, jya guhiga maze untekere inyama ziryoshye ndye, nguhere umugisha imbere y'Uhoraho ntarapfa. Rebeka arakomeza ati, none rero mwana wanjye, umva icyo nkubwira. Jya mu mukumbi unzanire abana b'ihene 2 b'imishishe, maze ntekere inyama ziryoshye nk'uko azikunda. Hanyuma uze kuzimushyira rye, maze aguhe umugisha atarapfa. Yakobo asubiza nyina ati, mukuru wanjye Ezawu afite ubwoya bwinshi, naho jye ntabwo mfite. Data nankorakora arantahura, amenye ko namuriganyije, bityo amvume aho kumpa umugisha. Nyina aramubwira ati, mwana wanjye, uwo muvumo uzampame nakuvuma. None nyumvira gusa, unzanire abo bana b'ihene. Yakobo agenza atyo, maze nyina ateka inyama ziryoshye nk'uko Izaki yazikundaga. Hanyuma Rebeka afata imyambaro myiza imfura ye Ezawu yari yaramubikije, ayambika Yakobo. Amwambika n'impu za hene ku bikonjo no ku ijosi ahatari ubwoya. Nuko amuha inyama ziryoshye n'umugati yari yateguye. Yakobo ajya hose ari, aramuhamagara ati, data. Izaki aramusubiza ati, ndakwitaba mwana wanjye. Urinde? Yakobo aramusubiza ati, ndi Ezawu imfura yawe. Nakoze ibyo wambwiye, none icara urye ku muhigo nkuzaniye, maze umpe umugisha. Izaki aramusubiza ati, kutebutse mwana wanjye. Yakobo aramusubiza ati, Uhoraho Imana yawe yamfashije. Izaki abwira Yakobo ati, mwana wanjye, igira hino ngukoreho numve kuri umwana wanjye Ezawu koko. Aramwegera, Izaki aramukorakora, aribaza ati, ko numvijwe ari irya Yakobo, ariko ibikonjo bikaba ari ibya Ezawu. Bimubera urujijo, kuko ibikonjo bya Yakobo byari biriho ubwoya nk'ibya Ezawu. Ataramuha umugisha, aramubaza ati, ese koko uri umwana wanjye Ezawu? Yakobo aramusubiza ati, ndiwe. Izaki aramubwira
ati mwana wanjye ngaburira njye maze nguhe umugisha. Aramuhereza ararya, amuzanira na divayi aranywa. Nuko Izaki aramubwira ati mwana wanjye gira hino nsome. Yakobo aramwegera aramusoma. Izaki yumva impumuro y'imyambaro ya Esawu, aha Yakobo umugisha agira ati mbega ukuntu umuhungu wanjye ahumura neza, ahumura nk'umurima uhoraho yahaye kurumbuka. Imana isomye imirima yawe, iha ubutaka kurumbuka, ikugwiriza ingano na divayi. Andi moko uzayategeke, andi mahanga azagupfukamire. Abavandimwe bawe uzabatware, bene nyoko bazagupfukamire. Abazakuvuma bazavumwe, abazagusabira umugisha bazahabwa umugisha. Esawu atakambira se ngo amuhe umugisha. Ubwo Yakobo yasohokaga amaze guhabwa umugisha na Izaki, nibwo umuvandimwe we Esawu yavuye guhiga. Esawu nawe ateka inyama ziryoshye azizanira se, aramubwira ati data icara urye ku muhigo nkuzaniye maze umpe umugisha. Se aramubaza turinde. Aramusubiza ati ni imfura yawe Esawu. Izaki ahinda umushyitsi cyane, aramubaza ati niba ari wowe se, ninde wanzaniye umuhigo mu mwanya ushize? Nariye ku byo yanzaniye byose maze muha umugisha kandi nta cyabihindura. Esawu yumvise amagambo ya se arashavura acura umuborogo, aramutakambira ati data nanjye muha umugisha. Izaki aramubwira ati umuvandimwe wawe yanshyizeho uburiganya, muha umugisha wari ukugenewe. Esawu aravuga ati ubu ni ubwa kabiri Yakobo ndiganya. Yewe ni koko izina ni ry'umuntu, yanjyaniye ubutware none antwariye n'umugisha. Yongera kubaza se ati nta mugisha wansigiye? Izaki aramusubiza ati ntawe mwana wanjye, dore nahaye Yakobo kuzagutwara, n'abavandimwe be bose bazamuhakwaho. Namuhaye no kuzatungwa n'ingano na divayi. Esawu akomeza kwinginga se ati mbese koko nta wundi mugisha ufite? Data nanjye mpa umugisha. Nuko Esawu araturika ararira. Izaki aramubwira ati dore uzatura kure y'ubutaka burumbuka, uzatura ahagwengeye nk'agasi. Uzabeshwaho n'inkota yawe, uzaba n'umugaragu w'umuvandimwe wawe. Ariko numugomera uzivana mu buja. Esawu ashaka kwica Yakobo. Nuko Izaki yohereza Yakobo kwa Labani. Rebeka abwira Izaki ati iby'abakazana banjye b'Abahetikazi birandambiye. Yakobo nawe aramutse ashatse umugeni muri iki gihugu, agahinda ntikambeshaho. Intangiriro igice cya 28. Nuko Izaki ahamagaza Yakobo amusezeraho, aramubwira ati ntuzashaka umugore w'umunyakananikazi, ahubwo ujye mu majyaruguru ya Mezopotamiya mu muryango wa sogokuru wawe Betuweli, maze ushake umugeni mu bakobwa ba nyokoromera abandi. Imana nyir'ububasha niguha umugisha, iguhe kororoka no kugwira, uzakomokwaho n'amoko menshi. Wowe n'abazagukomokaho Imana nibaha umugisha yahaye Aburahamu. Uzigarura iki gihugu watuyemo, ariko Imana yahaye Aburahamu. Nuko Izaki yohereza Yakobo mu majyaruguru ya Mezopotamiya kwa Labani mwene Betuweli w'umunyasiriya. Labani uwo yari musaza wa Rebeka nyina wa Yakobo na Esawu. Esawu arongora undi mugore. Esawu amenya ko Izaki yasabiye Yakobo umugisha, akamuhereza mu majyaruguru ya Mezopotamiya kugira ngo ashake y'umugeni, kandi akamuza gushaka umugeni w'umunyakananikazi. Amenya kandi ko Yakobo yumviye ababyeyi be akajya muri Mezopotamiya. Ibyo bituma Esawu asobanukirwa ko Izaki atishimiraga abanyakananikazi. Nibwo agiye kwa Ishimayeli mwene Aburahamu, arongora umukobwa we Maharata mushiki wa Nebayoti, amuharika abagore yari asanganye. Inzozi za Yakobo. Yakobo ava i Berisheba yerekeza i Harani, bumwiriyeho araraho yari ageze. Araharyama yisigura ibuye arasinzira. Aza kurota abona urwego rushinze ku isi rukagera ku ijuru, abamarayika b'Imana baruzamukiraho abandi barumanukiraho. Abona n'Uhoraho amuhagaze iruhande, aramubwira ati nduhoraho Imana ya sogokuru Aburahamu na Izaki. Iki gihugu uryamyemo nzakiguha we n'abazagukomokaho. Nzabagwiza babe benshi nk'umukungugu,
maze bagura igihugu cyabo mu mpande zose. Amahanga yose yo ku isi azaherwa umugisha muri wowe no mu bazagukomokaho. Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose, kandi nzakora muri iki gihugu. Sinzagutererana, ahubwo nzasohoza ibyo nagusezeranyije. Yakobo arakanguka, aravuga ati Uhoraho ari hano nkaba ntabimenye. Aratinya cyane, aravuga ati mbega ahantu hateye ubwoba, aha hantu ni inzu y'Imana koko, n'irembo ry'ijuru. Bukeye arazinduka, afata rya buye yari yiseguye, ararishinga, risukaho amavuta ngo ribe urwibutso. Aho hantu ahita Beteli, hari hafi y'umujyi kera witwaga Luzi. Yakobo ahigira Imana umuhigo ati nubana nanjye kandi ukandindira muri uru rugendo, ukampa icyo ndya n'icyo nambara, nkagaruka kwa data amahoro, Uhoraho nibwo uzaba uri Imana yanjye koko. Aha hantu nashinze ibuye hazaba inzu yawe, kandi mu byo uzampa byose sinzabura kuguha 1/10. Intangiriro ibice 29. Yakobo agera kwa Labani. Yakobo akomeza urugendo agera mu gihugu cy'Iburasirazuba. Aza kubona iriba riri mu misozi, hafi yaryo hari imikumbi 3 y'intama itegereje kuhirwa. Ariko iryo riba ryari ripfundikijwe ibuye rinini. Iyo amatungo yamaraga guteraniraho, bakuragaho iryo buye bakayuhira, amatungo yakuka, bagasubiza ibuye mu mwanya waryo. Yakobo abaza abashumba ati inshuti zanjye muri abahe? Baramusubiza bati turi Harani. Arababaza ati ese Labani ukomoka kuri Nahori muramuzi? Baramusubiza bati turamuzi. Yongera kubabaza ataraho se? Baramusubiza bataraho, ndetse dore n'umukobwa we Rasheli ashoye amatungo. Yakobo arababaza ati ko mwabyagije amatungo hakiri kare, nimuyuhire nakuka muyaragire. Baramusubiza bati ntitwabikora kuko tugomba gutegereza ko amatungo yose ahagera, tukabona gukuraho ibuye tukayuhira. Yakobo akivugana nabo, Rasheli wari umushumba abageze aho ashoreye intama za se. Yakobo abonye Rasheli umukobwa wa nyirarume Labani ashoreye intama za se, ajya kwiriba akuraho ibuye yuhira intama za nyirarume Labani. Hanyuma ahobera Rasheli, maze umunezero umutera kurira. Niko kubwira Rasheli ati ndi mwishywa wa so, mama ni Rebeka. Nuko Rasheli ariruka abibwira se. Labani yumvise yuko mwishywa we Yakobo yaje, arihuta ajya kumusanganira. Aramuhobera, aramusoma, amujyana iwe. Yakobo amubwira ibyamubayeho byose. Nuko Labani aramubwira ati nukuri uri amaraso yanjye. Yakobo arongora Leya na Rasheli. Yakobo hamaze ukwezi, Labani aramubwira ati si byiza ko wankorera ku busa n'ubwo uri mwene wacu, none mbwira icyo ushaka ko nzaguhemba. Labani yari afite abakobwa babiri, umukuru witwaga Leya, umuto akitwa Rasheli. Leya yari afite amaso meza, Rasheli we yari ateye neza kandi afite uburanga, Yakobo akamukunda. Nuko asubiza Labani ati nzagukorera imyaka 7 unshyingira umukobwa wawe muto Rasheli. Labani aramubwira ati kumugushyingira biruta kumushyingira undi, gumana nanjye. Nuko Yakobo akora imyaka 7 kugira ngo bamushyingire Rasheli. Yaramukundaga cyane bituma iyo myaka imubera nk'iminsi mike. Iyo myaka irangiye, Yakobo abwira Labani ati nshyingira umugeni wanjye kuko igihe cyo kugukorera cyarangiye. Labani atumira abaturanyi be, bararya baranywa. Nimugoroba ashyira Yakobo umukobwa we Leya, aramurongora. Labani yari yarahaye Leya umuja we Zilipa ngo amukorere. Bukeye Yakobo asanga bamushyingiye Leya, nibwo abajije Labani ati wangenje ute? Sinagukoreye ngira ngo nshyingire Rasheli, kuki wandiganyije? Labani aramusubiza ati mu muco wacu ntidushyingira umukobwa muto mbere y'umukuru. Banza umarane na Leya icyumweru cy'ubugeni mbone kugushyingira Rasheli, maze uzankorere indi myaka 7. Yakobo abigenza atyo. Amaranye na Leya icyumweru, Labani amushyingira Rasheli. Labani yari yarahaye Rasheli umuja we Biliha ngo amukorere. Yakobo arongora Rasheli, aramukunda kurusha Leya, akurera Labani indi myaka 7. Abana ba Yakobo.
Uhoraho abonye ko Leya adakunzwe nka Rasheli amuha ibyara, naho Rasheli aba ingumba. Leya asama inda abyara umwana w'umuhungu amwita Rubeni, kuko yavugaga ati Uhoraho yabonye akababaro kanjye, noneho umugabo wanjye azankunda. Arongera arasama abyara undi muhungu, aravuga ati Uhoraho yumvise ko ntakunzwe, none ampaye n'uyu, amwita Simeyoni. Arongera arasama abyara undi muhungu, aravuga ati noneho umugabo wanjye tuzafatanya ko twabyaranye abahungu batatu, uwo mwana amwita Levi. Arongera arasama abyara undi muhungu, aravuga ati ubwo nzasingiza Uhoraho, uwo mwana amwita Yuda. Nuko abarekeye aho kubyara. Intangiriro igice cya 30. Rasheli abonye atabyaye agira mukuru w'ishyari, abwira Yakobo ati mpabana nutabampa ndapfa. Yakobo arakarira Rasheli, aramubwira ati mbese n'igihe wabibaza, Imana siyo yakwimye ibyara? Rasheli aramubwira ati ryamana n'umuja wanjye Biliha, azambyarira akana, nibura nzaba umubyeyi nk'abandi. Amuha umuja we Biliha ngo amugire inshoreke. Yakobo amutera inda, babyarana umwana w'umuhungu. Rasheli aravuga ati Imana yumvise gusenga kwanjye irandenganura, impa umwana, uwo mwana amwita Dani. Biliha umuja wa Rasheli arongera arasama abyara umuhungu wa kabiri. Rasheli aravuga ati narwanye inkundura na mukuru wanjye, none ndatsinze, uwo mwana amwita Nafutali. Leya abonye ko atakibyara, aha Yakobo umuja we Zilipa ngo amugire inshoreke, babyarana umwana w'umuhungu. Leya aravuga ati mbega umugisha, uwo mwana amwita Gadi. Zilipa umuja wa Leya abyarana na Yakobo umuhungu wa kabiri. Leya aravuga ati ngize amahirwe, kandi abagore bose bazanyita umunyehirwe, uwo mwana amwita Sheri. Mu gihe cy'isarura ry'ingano Rubeni ajya mu mirima, abona imbuto z'ibyara zizanira nyina Leya. Rasheli abwira Leya ati mpa kuri izo mbuto umuhungu wawe yakuzaniye. Leya aramusubiza ati ese ntunyurwa? Wantwaye umugabo, none urashaka no kuntwara imbuto z'ibyara umwana wanjye yanzaniye? Rasheli aravuga ati noneho iri joro murararana, numpa izo mbuto umwana wawe yazanye. Nimugoroba Yakobo avuye mu mirima, Leya aramusanganira aramubwira ati uraza kundaza, kuko ari cyo cyatumye nemera guha Rasheli imbuto z'ibyara umwana wanjye yanzaniye. Nuko Yakobo arana na Leya iryo joro. Imana yumva gusenga kwa Leya, arasama abyara umuhungu wa gatanu. Leya aravuga ati Imana yampaye ibihembo, kuko nemereye umugabo wanjye kugira umuja wanjye inshoreke, uwo mwana amwita Isakari. Leya arongera arasama abyara umuhungu wa gatandatu, aravuga ati Imana ingabiye impano nziza, noneho umugabo wanjye azampa icyubahiro, kuko tubyaranye abahungu batandatu, uwo mwana amwita Zabuloni. Hanyuma Leya abyara n'umukobwa amwita Dina. Imana izirikana Rasheli, yumva gusenga kwe, imukiza ubugumba, asama inda abyara umwana w'umuhungu. Aravuga ati Imana inkuye mu isoni, uwo mwana amwita Yozefu, agira ati icyampa ngo Imana inyongere undi muhungu. Yakobo aba umutunzi. Rasheli amaze kubyara Yozefu, Yakobo abwira Labani ati nsezerera ntahe nsubire mu gihugu cy'iwacu, njyane n'abagore banjye n'abana banjye, kuko nababonye ngukoreye, uzi neza ko nagukoreye imirimo myinshi. Labani aramubwira ati reka nkubwire, nahishuriwe yuko imigisha yose Imana yampaye ari wowe nyikesha, none mbwira igihembo ushaka nkiguhe. Yakobo aramubwira ati uzi uko nagukoreye nuko amatungo yawe yagwiriye nyaragira. Ayo wari ufite ntaraza yari make, aho nzi yarororoka cyane. Kuva nagera iwawe Uhoraho ntiyahwemye kuguha umugisha. None ubu ndabona nkwiriye kubona icyatunga urugo rwanjye. Labani aramubaza ati nguhe iki? Yakobo aramusubiza ati nta gihembo nkwatse, ahubwo niba ushaka ko nkomeza kukuragirira amatungo, umva icyifuzo cyanjye. Uyu munsi ndanyura mu mikumbi yawe yose, ntoranyemo intama zose z'ubugondo n'iz'ibitobo n'iz'imikara, n'ihene zose z'ubugondo n'iz'ibitobo, uzabarizuma. Mu gihe kizaza nusuzuma uzasanga ndindahemuka,
nuramuka usanze mu ntama zanjye izitari imikara no mu ihene izitari ubugondo cyangwa ibitobo, uzazite inyibano. Labani aramusubiza ati ndabyemeye, bizaba uko bivuze. Ariko uwo munsi Labani arobanura amapfizi y'ihene y'ibihuga n'ay'ibitobo n'inyagazi z'ubugondo n'iz'ibitobo n'intama z'imikara n'iz'ubugondo. Nuko azishinga abahungu be, abategeka kuzijyana kure ya Yakobo ahareshya n'urugendo rw'iminsi 3. Yakobo akomeza kuragira imikumbi ya Labani isigaye. Nuko atema udushami tw'ibiti by'amoko 3, akagira aho ashishura n'aho areka, ku buryo haboneka uturongo twera. Hanyuma ashyira utwo duti mu bibumbiro aho yuhira imikumbi, kuko amatungo yageraga kuyibuga agashaka kwima. Bityo amatungo yimiraga imbere y'utwo duti yabyaraga ibihuga n'ubugondo n'ibitobo. Yakobo avangura izivutse zibizi. Umukumbi aragiye awubangurira kuzibihuga no kuzibitobo Labani yari yarobanuye. Bityo akibonera umukumbi we bwite, ntawuvange n'uwa Labani. Uko amatungo meza yarindaga, niko Yakobo yashyiraga uduti mu bibumbiro kugira ngo yimire imbere yatwo. Ariko iyo yabaga ari mabi ntiyadushyiragaho, bituma amatungo mabi aba ya Labani, ameza aba ya Yakobo. Bityo Yakobo aba umutunzi cyane, agira imikumbi myinshi n'ingamiya n'indogobe n'abaja n'abagaragu. Intangiriro igice cya 31. Yakobo ava kwa Labani. Yakobo yumva ko abahungu ba Labani bavuga bati Yakobo yatwaye ibya data byose, umutungo wa data niwe wamukijije. Abona ko na Labani atakimureba neza nka mbere. Uhoraho abwira Yakobo ati subira mu gihugu cya so na sokuru no muri bene wanyu, nanjye nzabana nawe. Yakobo atumira Rasheli na Leya, bamusanga mu rwuri. Arababwira ati ndabona so atakindeba neza nka mbere, ariko Imana ya data iri kumwe nanjye. Murabizi nakoreye so n'imbaraga zanjye zose, ariko yagiye andiganya, yahinduye ibihembo byanjye inshuro 10. Nyamara Imana ntiyatumye bigira icyo bintwara. Uko Labani yavugaga ati igihembo cyawe n'iz'ibitobo, umukumbi wose wabyaraga ibitobo. Yavuga ati igihembo cyawe n'iz'ibihuga, umukumbi wose ukabyara ibihuga. Uko niko Imana yatse se amatungo ikayampa. Igihe amatungo yashakaga kwima, narose amapfizi y'ihene y'ibihuga n'ay'ubugondo n'ay'ibitobo, ariyo y'iminyagazi. Muri izo nzozi umumarayika w'Imana arampamagara ati Yakobo. Ndamwitaba ntikarame. Arambwira ati dore amapfizi yose y'ihene y'iminyagazi ni ibihuga n'ubugondo n'ibitobo, bimeze bityo kuko nabonye ibyo Labani yakugiriye byose. Ndi Imana yakubonekeye uri i Beteli, aho wasukiye amavuta ku ibuye ry'urwibutso ukampigira umuhigo. None rero va muri iki gihugu usubire mu gihugu wavukiyemo. Rasheli na Leya baramusubiza bati n'ubundi nta munani cyangwa umugabane tugifite kwa data. Adufata nka rubanda, yaratugurishije arya ibiguzi wadutanzeho. Ubu butunzi bwose Imana yatse data bubaye ubwacu n'abana bacu. None kora ibyo Imana yagutegetse byose. Nuko Yakobo ashyira abana n'abagore be ku ngamiya, ajyana n'amatungo ye yose n'ibintu byose yari yararonkeye muri Mesopotamiya. Atangira urugendo rwo gusubira kwa se Izaki mu gihugu cya Kanani. Icyo gihe Labani yari yagiye gukemuza amatungo, Rasheli amwiba ibigirwamana bye. Yakobo yabaye inyaryenge, yigendera adasezeye kuri Labani w'umunyasiriya. Yajyanye ibyo yari atunze byose, yambuka uruzi rwa Efurati, agenda yerekeje mu misozi y'i Gileyadi. Labani akurikira Yakobo. Ku munsi wa 3 babwira Labani ko Yakobo yigendeye. Labani ajyana na bene wabo, amukurikira iminsi 7 kugeza ubwo yamusanze mu misozi y'i Gileyadi. Nijoro Imana ibonekera Labani w'umunyasiriya mu nzozi, iramubwira iti wirinde kugira icyo ubwira Yakobo cyabangamira urugendo rwe. Yakobo yari yashinze amahema ye kuri umwe mu misozi y'i Gileyadi, nuko Labani na bene wabo bahageze nabo bahashinga yabo. Labani abaza Yakobo ati ibyo wakoze ni ibiki? Kuki wagiye utansezeyeho ukajyana abakobwa banjye nk'aho ari iminyago? Watewe n'iki kugenda rwihishwa utambwiye kandi utanansezeyeho?
mba naragusezeyeho mu byishimo n'indirimbo, ukavugirizwa ingoma n'inanga. Ntiwatumye nsezera ku bakobwa banjye no ku buzukuru banjye, wakoze iby'ubupfu. Nshobora kubagirira nabi, ariko Imana ya so yaraye imbwiye iti wirinde kugira icyo ubwira Yakobo cyabangamira urugendo rwe. Ni iby'ukuri umwana ujya iwabo ntawumugarura. None ni kuki watwaye imana zanjye? Yakobo aramusubiza ati sinagusezeye kuko natinyaga ko wanyambura abakobwa bawe. Naho ibyerekeye imana zawe, uwo uzisanga nazicwe. Aba bavandimwe batubera abagabo. Usake mu bintu byanjye, nugira icyawe cyose usangamo ukijyane. Cyakora Yakobo ntiyari azi ko Rasheli yari yibye ibyo bigirwamana. Nuko Labani asaka mu ihema rya Yakobo no mu rya Leya no mu yababaje babiri, ntiyagira icyo asangamo. Hanyuma ajya gusaka mu ihema rya Rasheli. Rasheli yari yahishe ibyo bigirwamana munsi y'intebe bashyira ku ngamiya, ayicaraho. Labani asaka mu ihema hose, ntiyagira icyo asangamo. Rasheli abwira se ati data mbabarira, sinshoboye guhaguruka kuko ndi mu mihango y'abakobwa. Bityo Labani arashakashaka, ariko ntiyabona ibyirwamana bye. Nuko Yakobo ararakara, atonganya Labani ati nacumuye iki? Nakoze cyaha ki kugira ngo nkurikirane bene aka kageni? Aho wasakiye hari ikintu cyawe wigeze ubona mu bintu byanjye? Ngaho cyereka abavandimwe badukiranure. Mu myaka 20 twamaranye, nta ntama yawe cyangwa ihene yawe yigeze iramburura, nta n'imfizi n'imwe yo mu mukumbi wawe nariye. Iyo itungo ryicwaga n'inyamaswa nararikurihaga, hagira iryigwa ku manywa cyangwa nijoro ukarinyishyuza. Ku manywa izuba ryarantwikaga, nijoro nkicwa n'imbeho, kandi sinigere ngoheka. Namaze iwawe imyaka 20, nagukoreye imyaka 14 ibinkwano y'abakobwa bawe babiri, nkora n'indi 6 kugira ngo mbone amatungo, nyamara wahinda ibihembo byanyu inshuro 10. Iyo ntabana n'Imana ya Aburahamu ariyo data Izaki yatinyaga, wowe waransezereye amara masa. Ariko Imana yabonye amagorwa yanjye n'imiruho yanjye, niyo mpamvu yakwiyamye iri joro ryakeye. Labani na Yakobo bagirana amasezerano. Labani asubiza Yakobo ati aba ni abakobwa banjye, n'aba bana babo n'abanjye, aya matungo n'ayanjye, ndetse n'ibi byose ureba n'ibyanjye. Ariko kubera ko ntashobora kugumana n'aba bakobwa n'abana babo, reka tugirane amasezerano, maze dushyireho ikimenyetso kitubera umuhamya. Nuko Yakobo afata ibuye ararishinga, abwira bene wabo kuzana amabuye, barayazana, barayarunda, bose barahasangirira. Labani yita icyo kirundo cy'amabuye Yegarisahadu, naho Yakobo akita Gileyadi. Labani aravuga ati guhera uyu munsi iki kirundo cy'amabuye kizatubera umuhamya w'amasezerano tugiranye. Niyo mpamvu aho bahise Gileyadi. Ubundi kandi hitwa Misipa, kuko Labani yavuze ati uhoraho azatugenzura igihe tuzaba tutakiri kumwe. Nugira n'abo bakobwa banjye cyangwa ukabaharika, nubwo nta wundi muntu wabimenya, Imana niyo izatubera umugabo. Reba iki kirundo n'iri buye nshinze biri hagati yacu, byombi bitubera abahamya. Sinzarenga iki kirundo ngo nze kukugirira nabi, nawe ntukakirenge ngo urenge n'iri buye uze kungirira nabi. Imana ya Aburahamu na Nahori na Tera izadukiranure. Yakobo arahira Imana se Izaki yatinyaga. Nuko Yakobo atambira igitambo kuri uwo musozi, ahamagara bene wabo barasangira bararaho. Bukeye Labani arazinduka, asoma abuzukuru be n'abakobwa be, abasezeraho, abasabira umugisha, asubira iwe. Intangiriro igice cya 32. Yakobo yitegura guhura na Esawu. Yakobo we akomeza urugendo, ageze ahantu hasanga abamarayika b'Imana. Ababonye aravuga ati aha hantu ni inkambi y'Imana. Nicyo cyatumye ahita Mahanayimu. Yakobo yohereza intumwa kwa mwene se Esawu, wari utuye mu gihugu cya Seyiri, ari cyo Edomu. Arazibwira
ati muzabwire databuja Esawu muti umugaragu wawe Yakobo aradutumye ngo yabaye kwa Labani kugeza ubu, kandi afite inka n'indogobe n'imikumbi n'abagaragu n'abaja, none atwohereje kugira ngo tubikumenyeshe uzamwakire. Intumwa ziragaruka zibwira Yakobo ziti twageze kwa mwene so Esawu, none aje kugusanganira ari kumwe n'abantu 400. Yakobo agira ubwoba cyane bituma agabanya abantu be n'amashyo n'imikumbi n'ingamiya mu matsinda 2. Yaribwiraga ati Esawu natera itsinda rimwe irindi rishobora kurokoka. Yakobo arasenga ati Mana ya sogokuru Aburahamu, Mana ya data Izaki, nyumva. Uhoraho warambwiye uti subira mu gihugu cyawe no muri bene wanyu, nanjye nzakugirira neza. Jyewe umugaragu wawe sinari inkwiriye neza n'umurava wangiriye. Dore nambutse ruriya ruzi Yorodani mfite inkoni yanjye gusa, none ngarukanye n'umutungo nagabanyije nk'amatsinda 2. Ndakwinginze unkize mwene data Esawu, kuko ntinya ko yanyicana n'abana na ba nyina. Kandi waransezeraniye uti nzakugirira neza, ngwize n'abazagukomokaho bangane nk'umusenyi wo ku nkombe z'inyanja utabarika. Yakobo araraho, buke yatoranya amatungo yo kurura mwene Esawu, ihene 200 n'isekurume zazo 20, n'intama 200 n'isekurume zazo 20, n'ingamiya zonsa 30 hamwe n'izazo, n'inka 40 n'imfizi 10, n'indogobe z'ingore 20 n'iz'ingabo 10. Ayo matungo ayaha abagaragu be buri bwoko kwabwo, arababwira ati nimubanze mugende kandi mujye musiga intera hagati ya buri bwoko n'ubundi. Abwira ugiye imbere ati nuhura na mwene data Esawu akakubaza aturinde urajya he, ayo matungo ushoreye n'ayandi, umusubize uti databuja nayo umugaragu wawe Yakobo agutuye, kandi nawe musize inyuma. Yakobo abwira n'abandi bagaragu be bose bari bagiye gushorera amatungo ati nimuhura na Esawu muzamubwire mutyo, munamubwire ko mwansize inyuma. Yaribwiraga ati nimbanza kumwohereza amatungo azacururuka mbashe kumutunguka imbere. Nuko bashorera ya matungo, naho Yakobo yongera kurara mu nkambi. Yakobo akirana n'Imana. Iryo joro Yakobo arabyuka ajyana n'abagore be 2 n'inshoreke ze zombi n'abahungu be 11 ku mugezi wa Yaboki. Arabambutsa bose, yambutsa n'ibyo yaratunze byose, ariko we yisigariraho. Nuko haza umugabo barakirana bageza mu museke. Uwo mugabo abonye atari butsinda Yakobo, amukoma ku nyonga y'itako rikubuka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura ngende dore burakeye. Yakobo aramusubiza ati sinkure ku rutampaye umugisha. Undi aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati nitwa Yakobo. Uwo mugabo aramubwira ati ntuzongera kwitwa Yakobo ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko warwanye n'Imana n'abantu ugatsinda. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Undi aramusubiza ati urarimbariza iki? Aho kuri mubwira amumugisha. Yakobo aratangara ati narebanye n'Imana sinapfa. Nicyo cyatumye aho hantu ahita Penuweli. Yahagurutse i Penuweli izuba rirashe, agenda acumbagira kubera ryatako. Uhereye ubwo Abisirayeli ntibarya inyama iri ku nyonga y'itako, kuko ariho Imana yakomye Yakobo. Intangiriro igice cya 33. Yakobo ahura na Esawu. Nuko Yakobo abona Esawu azanye n'abantu 400, buri mugore amushyira hamwe n'abana be. Inshoreke n'abana bazo yazibanje imbere, akurikizaho Leya n'abana be, ahirutsa Rasheli na Yosefu. Yakobo abajya imbere agenda asanga Esawu, amwikubita imbere inshuro 7. Esawu ariruka aramusanganira, aramuhobera cyane, aramusoma, bombi bararira. Esawu akibutse abona abagore n'abana, abaza Yakobo ati bariya muri kumwe ni bande? Yakobo aramusubiza ati databuja n'abana Imana yampaye kubera ubuntu bwayo. Nuko inshoreke n'abana bazo begereza Esawu bamwikubita imbere,
Leya n'abana be nabo babigenza batyo, hanyuma Yozefu na Rasheli nabo bamwikubita imbere. Esawu aramubaza ati amatungo twahuye yose ni ay'iki? Yakobo aramusubiza ati databuja ni ukugira ngo unyakire neza. Esawu ati mwene data, ibyawe byigumanire, ibyo mfite birahagije. Ariko Yakobo aramusubiza ati niba unyakiriye neza koko, ndakwinginze emera impano nguhaye. Mu by'ukuri wanyakiriye neza, ku buryo kubonana nawe ari nko kubonana n'Imana. Akira rero impano nguhaye, kuko Imana yangiriye neza nkaba ntacyo mvuze. Arakomeza aramwinginga, bigeze aho Esawu aremera. Esawu aramubwira ati reka tujyane nguherekeze. Yakobo aramusubiza ati databuja, urabona ko abana bananiwe, kandi mu matungo yanjye harimo ayonse. Nyihutishije cyane nubwo byaba umunsi umwe, yose yapfa agashira. None rero databuja, jya imbere nanjye ndazana n'amatungo n'abana buhoro buhoro, kugeza igihe nzagerera iwawe i Seyiri. Esawu aramubwira ati reka noneho ngusigire bamwe mu bagaragu banjye. Ariko Yakobo aramusubiza ati databuja, ntabwo ari ngombwa, kuba wanyakiriye neza birahagije. Uwo munsi Esawu asubira iwe i Seyiri. Yakobo nawe ajya i Sukoti, ahubaka inzu n'ibiraro by'amatungo ye. Nicyo cyatumye aho hantu bahita Sukoti. Yakobo asubira muri Kanani. Yakobo yavuye muri Mesopotamiya, amaherezo atahuka amahoro mu gihugu cya Kanani, aca ingando hafi y'umujyi wa Shekemu. Aho hantu yashinze amahema ye, yahaguze na bene Hamori se wa Shekemu ibikoroto 100 by'ifeza. Nuko ahubaka urutambiro arwitira Imana, ariyo Mana ya Isiraheli. Intangiriro igice cya 34. Ingaruka z'ibya Dina na Shekemu. Umunsi umwe Dina umukobwa wa Leya na Yakobo yagendereye abakobwa b'abanyakananikazi. Hamori w'umuhivi umutware w'ako karere yari afite umuhungu witwa Shekemu. Shekemu uwo abonye Dina aramuterura, amurongora ku ngufu. Yakunze cyane Dina umukobwa wa Yakobo, aramukundwakaza. Maze abwira se Hamori ati nsabira umukobwa ambera umugore. Yakobo yumvise ko Shekemu yatesheje agaciro umukobwa we Dina, aricecekera kuko abahungu be bari bahuye amatungo, ategereza igihe bagarukira. Hamori se wa Shekemu ajya kwirega kwa Yakobo. Akiriyo bene Yakobo baratahuka, bumvise iyo nkuru bagwa mu kantu bararakara, kuko Shekemu yari yakoze ishyano mu bantu ba Isiraheli igihe aryamanye n'umukobwa wa Yakobo kandi kizira. Hamori arababwira ati umuhungu wanjye Shekemu yakunze umukobwa wanyu, none ndabinginze mumushyingire. Nimureke dushyingirane, mudushyingire abakobwa banyu natwe tubashyingira abacu. Bityo muzibere muri iki gihugu, muture aho mushaka, mucuruze, mushake n'amasambu. Shekemu abwira se w'umukobwa na basaza be ati nimungirire neza, icyo muzanca cyose nzakibaha. Inkwano zose n'impano zose mushaka nzazibaha, ariko munshyingire. Kubera ko Shekemu yari yatesheje agaciro mushiki wabo Dina, bene Yakobo basubizanya uburyarya Shekemu na se Hamori bati ntidushobora kwemera ibyo bintu. Dushingiye mushiki wacu umuntu utakebwe, twaba twikojeje isoni. Ntituzabyemera keretse ab'igitsina gabo mwese nimukebwa. Nibwo tuzabashyingira abakobwa bacu, namwe mukadushyingira abanyu, maze tugaturana tukaba bamwe. Niba kandi mutemeye gukebwa, tuzabambura umukobwa wacu twigendere. Ayo magambo ashimisha Hamori n'umuhungu we Shekemu. Uwo muhungu ahita akebwa kubera urukundo yakundaga umukobwa wa Yakobo. Ni nawe kandi wari umunyacyubahiro mu nzu ya se. Hamori n'umuhungu we Shekemu bajya ku irembo ry'umujyi wabo, babwira abagabo bose bati burya ba bantu badushakira amahoro, nimubareke bature mu gihugu cyacu bagicururizemo, ni kinini kiraduhagije. Bazadushyingira abakobwa babo, natwe tubashyingira abacu. Ariko abo bantu ntibazemera ko duturana ngo tube bamwe, keretse ab'igitsina gabo nibamara gukebwa nk'uko nabo babigenza. Nimucyo tubemerere icyo bashaka, bityo tuzaturana tubane, dusangire amatungo yabo n'ibyo batunze byose. Abari ku irembo ry'umujyi bose bemera inama ya Hamori n'umuhungu we Shekemu, nuko ab'igitsina gabo bose barakebwa. Ku munsi wa gatatu abakebwe bakibabara,
Simewoni na Levi bene Yakobo basaza ba Dina bafata inkota binjira mu mujyi bawuba gitumo, bica ab'igitsina gabo bose, bica Hamori na Shekemu, bavana Dina mu nzu ya Shekemu baragenda. Bene Yakobo bandi bacuza imirambo, umujyi barawusahura bahorera mushiki wabo. Banyaga imikumbi n'amashyo n'indogobe n'ibyari mu mujyi no mu gasozi byose, basahura umutungo wose wo mu mazu, bajyana abagore n'abakobwa n'abana ho iminyago. Nuko Yakobo atonganya Simeyoni na Levi ati, mwankururiye amahane mu nyangisha bene igihugu, ari bo Abanyakanani n'Abaperizi. Nibishyira hamwe bakantera, simfite abantu bahagije bo kubarwanya, bazanesha abansembane n'abanjye bose. Baramusubiza bati, none se twari kwemera ko mushiki wacu afatwa nk'indaya? Intangiriro igice cya 35. Yakobo ajya i Beteli. Imana ibwira Yakobo iti, jya gutura i Beteli maze unyubakire urutambiro, kuko ariho nakuboneye igihe wahungaga mwene so Ezawu. Nuko Yakobo abwira umuryango we n'abo bari kumwe bose ati, nimukureho ibigirwamana by'abanyamahanga mufite, mwihumanure, mwambare imyambaro iboneye, maze tujye i Beteli. Nzahubakira urutambiro Imana yangobotse igihe nari mu kaga, kandi kandinda aho nagiye hose. Nuko baha Yakobo ibigirwamana bari bafite n'amaherena yo ku matwi, abitaba munsi y'igiti kinini kiri hafi y'Ishekemu. Batangira urugendo, abatuye mu mijyi ibakikije ntibatinyuka kubakurikirana, kuko Imana yari yabateje ubwoba. Yakobo n'abantu bari kumwe bose bagira i Luzi, ariyo Beteli iri mu gihugu cya Kanani. Ahubaka urutambiro, maze aho hantu ahitirira Imana y'i Beteli, kuko ariho Imana yamubonekeye igihe yahungaga mwene se. Debora umuja wari warareze Rebeka arapfa, bamuhamba hepfo y'i Beteli munsi y'igiti cy'inganzamarumbo, bakita igiti cy'amarira. Aho Yakobo aviriye muri Mezopotamiya, Imana yongeye kumubonekera imuha umugisha. Iramubwira iti, witwa Yakobo, ariko ntuzongera kwitwa utyo, ahubwo uhereye uzitwa Isiraheli. Nuko Imana imwita Isiraheli. Irongera iramubwira iti, ndi Imana nyir'ububasha, wororoka ugwire, ukomokweho n'ubwoko bukomeye ndetse n'amoko menshi, ube na sekuruza w'abami. Iki gihugu nahaye Aburahamu na Izaki ndakiguhaye, nzagiha n'abazagukomokaho. Imana imaze kuvugana nawe imusigaho irigendera. Aho hantu Imana yari imaze kuvugana na Yakobo, ahashinga ibuye arisukaho divayi n'amavuta, kugira ngo aryegurire Imana, ahita Beteli. Ivuka rya Benyamini n'urupfu rwa Rasheli. Yakobo n'umuryango we bimuka i Beteli. Bataragera i Furata, Rasheli araramuka, ariko atinda kubyara. Ibise bimurembeje, umubyaza aramubwira ati, hangane dore nanone ubyaye umuhungu. Ariko Rasheli yarasambaga. Mbere yo gupfa yita uwo mwana Benoni, ariko Yakobo we amwita Benyamini. Rasheli arapfa, bamuhamba hafi y'umuhanda ugana i Furata, ariyo Betelehemu. Yakobo ashinga ibuye ku mva ya Rasheli, na n'ubu riracyahashinze. Isiraheli akomeza urugendo, ashinga amahema hakurya y'umunara wa Ederi. Bene Yakobo. Igihe Isiraheli yari akiri muri iyo ntara, Rubeni aryamana na Biliha inshoreke ya se, maze se arabimenya. Yakobo yari afite abahungu 12. Leya yabyaye Rubeni imfura ya Yakobo, na Simeyoni na Levi na Yuda na Isakari na Zabuloni. Rasheli yabyaye Yozefu na Benyamini. Biliha umuja wa Rasheli yabyaye Dani na Nafutali. Zilipa umuja wa Leya yabyaye Gadi na Asheri. Abo nibo bahungu Yakobo yabyariye muri Mezopotamiya. Urupfu rwa Izaki. Yakobo agera kwa se Izaki Mamure, hafi ya Kiriyati Aruba, ariyo Heburoni, aho Aburahamu na Izaki bari batuye. Izaki yaramye imyaka 180, yashaje neza ageze mu zabukuru, hanyuma aratabaruka. Abahungu be Ezawu na Yakobo baramushyingura. Intangiriro igice cya 36. Abakomoka kuri Ezawu. Dore abakomoka kuri Ezawu ari we Domu. Ezawu yarongoye Abanyakananikazi aribo Ada umukobwa wa Eloni w'umuheti,
na Oholibama umukobwa wa Ana, akaba n'umwuzukuru wa Sibeyoni w'umuhivi. Arongorana Basemati umukobwa wa Ishimayeli, akaba na mushiki wa Nebayoti. Ada babyaranye Elifazi, Basemati babyarana Ruweli, Oholibama babyarana Yewushi na Yaramu na Kora. Abo ni bo bene Ezawu bavukiye mu gihugu cya Kanani. Ezawu yajyanye n'abagore be n'abahungu be n'abakobwa be n'abandi bantu be bose, ajyana n'amatungo ye yose n'ibintu byose yari yararonkeye mu gihugu cya Kanani, yimukira mu kindi gihugu kure ya mwene se Yakobo. Bombi bari batunze ibintu byinshi n'amatungo menshi, ku buryo batari bagishobora guturana kubera ko igihugu bari batuyemo kitari kikibahagije. Nicyo cyatumye Ezawu ari we Domu ajya gutura mu misozi ya Seyiri. Dore abakomoka kuri Ezawu, sekuruza w'Abedomu batuye mu misozi ya Seyiri. Amazina yabo ni aya: hari Elifazi, Ezawu yabyaranye na Ada, hakaba na Ruweli, Ezawu yabyaranye na Basemati. Bene Elifazi ni Temani na Omari na Sefo na Gatamu na Kenazi. Elifazi mwene Ezawu yari afite inshoreke yitwa Timuna, babyarana Maleki. Abo nibo buzukuru ba Ezawu n'umugore we Ada. Bene Ruweli ni Nahati na Zera na Shama na Miza. Abo nibo buzukuru ba Ezawu n'umugore we Basemati. Abahungu Ezawu yabyaranye na Oholibama umukobwa wa Ana, akaba n'umwuzukuru wa Sibeyoni ni Yewushi na Yaramu na Kora. Abakomoka kuri Ezawu bigabanyijemo imiryango bayiha abatware. Abatware b'imiryango ikomoka kuri Elifazi imfura ya Ezawu ni Temani na Omari na Sefo na Kenazi na Kora na Gatamu na Amaleki. Abo nibo bakomoka kuri Ada umugore wa Ezawu, bakaba abatware b'imiryango ya Elifazi mu gihugu cya Edomu. Abatware b'imiryango ikomoka kuri Ruweli mwene Ezawu ni Nahati na Zera na Shama na Miza. Abo nibo bakomoka kuri Basemati umugore wa Ezawu, bakaba abatware b'imiryango ya Ruweli. Abatware b'imiryango ikomoka kuri Oholibama umugore wa Ezawu, akaba n'umukobwa wa Ana, ni Yewushi na Yaramu na Kora. Abo bose ni abatware b'Abedomu bakomoka kuri Ezawu. Abakomoka kuri Seyiri. Igihugu Abedomu bagiye guturamo cyari gisanzwe gituwe n'Abahori bakomoka kuri Seyiri. Abatware b'imiryango imukomokaho ni Lotani na Shobali na Sibeyoni na Ana na Dishoni na Eseri na Dishani. Bene Lotani ni Hori na Hemamu. Lotani yari afite mushiki we witwa Timuna. Bene Shobali ni Aruwani na Mahanati na Ebari na Shefo na Onamu. Bene Sibeyoni ni Aya na Ana. Ana uwo niwe wabonye iriba mu butayu aragiye indogobe za se Sibeyoni. Bene Ana ni Dishoni na mushiki we Oholibama. Bene Dishoni ni Hemudani na Eshibani na Yitirani na Kerani. Bene Seri ni Biruhani na Zawani na Yakani. Bene Dishani ni Usi na Arani. Abatware b'Abahori ni Lotani na Shobali na Sibeyoni na Ana na Dishoni na Eseri na Dishani. Abo nibo batware b'imiryango y'Abahori mu gihugu cya Seyiri. Abami n'abandi batware b'Abedomu. Abedomu bagize abami imbere y'Abisirayeli. Dore amazina y'abo bami: Bera mwene Bewori yimye ingoma ya Edomu, yari atuye i Dinihaba. Bera amaze gupfa yasimbuwe na Yobabu mwene Zera w'i Bosira. Yobabu amaze gupfa yasimbuwe na Hushamu wo mu karere gatuwe n'Abatemani. Hushamu amaze gupfa yasimbuwe na Hadadi mwene Bedadi wari utuye Awiti. Niwe watsindiye Abamidiyani mu gihugu cya Mowabu. Hadadi amaze gupfa yasimbuwe na Samura w'i Masireka. Samura amaze gupfa yasimbuwe na Shawuli w'i Rehoboti, umujyi wari hafi y'umugezi. Shawuli amaze gupfa yasimbuwe na Bari Hanani mwene Kibori. Bari Hanani mwene Kibori amaze gupfa yasimbuwe na Hadari w'i Pawu. Umugore we yitwaga Mehetabeli, umukobwa wa Matiredi mwene Mezahabu. Abatware bakomoka kuri Ezawu bari batuye hirya no hino n'imiryango yabo nabo: Timuna na Aruwa na Eteti
na Holibama na Era na Pinoni na Kenazi na Temani na Mibusari na Magidiyeli na Iramu. Ngabo abatware b'Abedomu ukurikije aho bari batuye mu gihugu cya gakondo yabo. Abedomu bakomoka kuri Ezawu. Intangiriro igice cya 37. Inzozi za Yozefu.